Aha, once again, nk'uko nabibabwiye rero murabona ko hano hari le besoin de soudeur. Murabona ni 18 ubundi. Hariya nubwo hari 19 harimo kabiri. Ibi bintu rero murabona ko mbifitemo ubunararibonye. Mwareba hejuru amatariki 24 z'ukwa 10, 2002 cyari kuwa kane. Ibi bintu nibwo nabyize. Nari ndi mu mwaka wa kabiri wabyo. Hano twabanje twiga teori, aho na twadutangiye noneho gushyira mu bikorwa umwuga nyirizina. Ibikoresho rero ni ibi. Murabona icya mbere positasude, murabizi. Ubwo utayizi muri komenti, sibyo ko nagiye mbibereka kenshi. Hakaba ponseze. Ponseze ni ikata ibyuma, positasude irasudira. Hakaba foreze. Foreze ni ya yindi itobora ibyuma, ikoresha basakara, abakora amarido barayikoresha, ikora ibintu byinshi. Hakaba ekeri. Ekeri nyine murayizi. Angolayini, ya yindi bapimisha mu nguni. Hakaba lame desu. Lame desu ni lame bakatisha n'ubundi byuma kugira ngo iyo udafite ponseze urayifashisha. Hakaba eto paralele. Eto paralele ni icyuma bashyira kuri etaburi. Etaburi nayo nzayibigisha. Ni ikimeza kiba giteretseho, hanyuma warangiza ugafungamo icyuma, hanyuma ukagikata ukoresheje porutesi. Hakajya n'ubundi eto apiye, nayo ni ubundi bwoko bwa eto. Kiba kirekire nawe ufungamo ibyuma ugakata. Hakaza ngo pointantarase. Pointantarase ni kwa kundi umaze gupima icyuma cyawe, warangiza mezire ushaka ukahatarasa. Ni pointantarase. Aha. Hakaza etabli d'ajusiteri. Etabli d'ajusiteri nyine ni cya kimeza nababwiye ushobora gukoreraho kugira ngo ibyo uri kwajusita bigende neza. Utari gukoresha, jisite ntuburi gukorera hasi. Hakaza nacyo bita bile, nimero ya 10. Bile ni ikintu kiba gisongoye kimeze nka ferabeto ushobora gutoboresha icyuma, bikunda gukoreshwa n'abacuzi. Icyo nicyo bita bile. Hakaza nyuma ya bile haza foreze fikise. Hari foreze twabonye mbere hariya imeze nka pisite itobora, hari n'indi foreze fikise. Foreze fikise rero ni foreze iba ifikishije muri mashini ku buryo winjizamo ikintu kigahita cyitobora. Hano ni foreze. Hakaba metere riba. Metero murayizi niyo abantu bose bakoresha, ababaji, abasuderi, abafundi, byose barabikoresha. Hakaza 12 linete do protection. Linete nyine z'amaso, za zindi za fime mukunda kubona abasuderi twambara, nazo ziba ari ngombwa. Hakaza siameto. Siameto nyine ni akantu nako gakata ibyuma, siameto kaba gafite amenyo uruhande rumwe cyangwa impande ebyiri. Hakaza masque de protection. Masque de protection rero nayo ni ikintu bafata udakoresheje rineti, ufata n'ukuboko kumwe kw'imoso ugasudira, kigabanya urumuri cyane. Niyo masque de protection. Hakaza salpete. Salpete murayizi, isarubeti nyine ni umwenda w'akazi deja. Hari isarubeti, hari cyangwa se ayita ova. Salubeti murayumva. Hakaza suriye tre solide. Tayari ubwo twageze
ku mashini. Electrode baguette murazizi, ka kantu badusudirisha. Ibi byose ndi kubasomera nzabyegeranya byose njye mbereka ikintu ku kindi, nubwo byaciye kuri channel yacu. Hakaza marto ni inyundo, ntabwo burya wakora sudire udafite inyundo ngo ukubite amabavire, amaretiye cyangwa se ugorora icyuma. Hakaza metre batwa twayivuze. So ngibyo ibikoresho mbere yuko utangira gusudira ugomba kuba ufite kugira ngo bigufashe muri aka kazi. Ibyo nibyo ugomba kuba ufite. Ubu rero tugiye kuba turekeye aho. Ubutaha tuzababwira, hano hepfo murabona hari hasi ngo quelques matériaux et l'utilisation. Ni ibihe bikoresho ukoresha kugira ngo usudire, donc navuga nk'imashini, iby'ibanze. Ubwo rero ubutaha nibyo tuzakurikizaho. Murakoze gukomeza gukurikirana channel yacu Rwanda Technician TV na Wedding Officiel. So ubwo mukore subscribe, like, comment, kandi muze tubigishe rwose, mukurikire uwo bicika nta kazi ke, azadusanga tugeze kure.